dukoresha uburyo bw'umupira tubwire ubanyene gute na sheri wawe banyanditseho igitego ntatsinze rero ubyumve ngo nta nubwo nari nagiye no mu myitozo cyangwa se wenda ngo ntere na poto we n'umupira uvemo ubundi mu mazi abida ndi gushaka ukuntu nakoresha VAR kugira ngo barebe watsinze igitego byanyabyo batumwandikeho ikipe nkine mira defanda ku buryo kwibonamo igitego bigoye ako hari agakipe ko mu cyiciro cya kabiri kampaye imyitozo ewana mfashwe neza bikagabo biyumvuye mu kazi mbanagamo za hatirike gusa mfashwe neza bya hatari ndumva zanigumira aguze umukinnyi mwishimiye akina neza dutsinda ibitego ibintu bimeze neza ariko muri iki gihe naje kumenya ko ari mu biganiro n'ikipe yahozemo kera kandi ntago ifite option yo kumugura kasongo rero byarandakaje cyane bituma ntekereza uburyo nshobora kumwicaza ku gatebe cyangwa se nanone nkamutiza nko mu ikipe zo mu byiciro byo hasi ejo bundi naje kumenya ko ikipe nkinamo yabonye umwataka wa hatari ndenze ubu ngo bari mu biganiro rwihishwa bari gushaka ukuntu bamuzana bakamunsimbuza ubu nyine bagiye kunta mu bishagasha barankira ku gatebe cyangwa njye mu cyiciro cyo hasi cya gatatu kirakubonye mba ndi mu mazi abira kabisa pole bro ndashaka njya nkorera imyitozo kugira ngo nzamuke urwego ejo bundi rero nabonye umukinnyi mwiza ndamusinyisha ntamwatse birth certificate bangize ibyago abaravunitse amezi 9 yose undi kwicuza impamvu ntigeze mwaka birth certificate kabisa undi mu byago bikomeye cyane ubwo ni bimenyekana tayari nyine ubwo ni rwago pole bro